vision ya True Promises iri tukunze kuyisobanura mu ndimi z'amahanga aho ivuga ngo impacting the world through true worship, true prayer and true words of life. Bishatse kuvuga iki? Dufite vision cyangwa se inzozi, intumbero yo kuimpactinga isi binyuze muri icyo twise true worship cyangwa se mu buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza byuzuye, ndetse no mu gusenga dusengera ibyo dukora kugira ngo bibashe kuba impacted, ndetse n'ijambo ry'Imana ryo twishingikirijeho ridushoboza ibyo byose. Mission yacu iravuga ngo guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Niyo jambo Yesu yadusigiye, adusigira ijambo rivuga ngo tugende mu mahanga yose duhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu, kuba abigishwa be. So apart from that vision and mission, dusanzwe dutegura ibikorwa. Ni umuryango munini cyane wagutse wa True Promises, ugizwe n'abantu batari bake ariko kandi batari na benshi cyane, ariko bakorera mu ma churches atandukanye ya Gikristo, mu matorero atandukanye ya Gikristo. Abo bantu rero bishize hamwe bangana gutyo, dusanzwe dukora ibikorwa byo kuramya Imana no guhimbaza Imana, bihuza abantu benshi, ibitaramo n'amaconcert atandukanye. Ngira ngo murabizi ko ibyo bisanzwe bikorwa na True Promises. So kuri inshuro rero twaje kubabwira igikorwa turimo dutegura muri uyu mwaka mu kwezi kwa 8 ku itariki 11. Ni konseri dutekereza ko yagutse nini cyane mu bitekerezo byacu, kuko ni konseri yari mu nzozi zacu kuva imyaka myinshi ishize. Ntago nari mbabwiye True Promises igihe tumaze, ariko twagiye tubivuga kenshi, mushobora kuba munabizi, twagiye tubivuga mu bitangazamakuru. True Promises yatangiye mu mwaka wa 2009 mu kwezi kwa 11 nibwo twatangiye True Promises. Murumva ko kugeza uyu munsi 2009 ni urugendo rurerure. Abantu baba bafite vision cyangwa se intumbero n'ibyo bakeneye kugeraho. So nari mbabwiye iyi event tugiye gukora, turimo dutegura, ni event yari mu bitekerezo byacu, twibwiraga, twatekerezaga umunsi ku wundi. Ntekereza ko tuyigezeho ari achievement nziza tuzaba tugezeho, kuko byari mu migambi yacu no mu bitekerezo byacu. Iyo event rero turimo dutegura, nkuko nari mbivuze, izaba mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka wa 2019. Izaba ku itariki 11, izabera muri Intare Arena Rusororo. Hanyuma ni event tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye ba hano mu gihugu, twatumiyemo bazaza gufatikanya natwe kuramya no guhimbaza. Barimo itsinda rya Alarme, barimo umuramyi Sam Rwibasira, barimo Shekina Masoro muri Restoration Church. Abo ni abaramyi twatoranyije kuzabana natwe kuri uwo munsi. Ndetse n'akarusho, iyo event tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana, akaba n'umushumba cyangwa se akaba bishop avuye muri South Africa, bamwita Bishop Benjamin Dube. Ni umuririmbyi usanzwe muri industry ya music. Ni umuntu twakwita ko ari role model wacu, dufasha twigiraho ibintu byinshi cyane. So
kuri iyi nshuro rero twagize amahirwe yo kumubona atwemerera kuzaza kubana natwe. So iyo ni event rero tugira ngo tubatumiremo. Tuzi ko media ari sector y'agaciro cyane muri preparation ya event, mu rwego rwo ku inviting abantu batandukanye. So twagize ngo tubicaze hamwe tubabwire, birashoboka ko wenda mwari muyizi, twaba twaraganiriye nawe ku giti cyawe tukakubwira event, ariko noneho twasanze ko ari ngombwa cyangwa se ari by'agaciro kubahuriza hamwe kugira ngo duhuze imbaraga neza, kuko n'ijambo ry'Imana rirabitubwira kuko aho babiri cyangwa batatu bahuje imbaraga ba making ikindi kintu kidasanzwe. So twabahuje rero kugira ngo tuganire kuri no event turimo dutegura, turebe uruhare rw'itangazamakuru n'icyo mwadufasha mu by'ukuri kugira ngo duhuze amaboko, abaririmbyi bitegure bategura ibintu neza, media nayo idufashe gutegura ibintu neza, bityo iki gikorwa kizarushaho kuba successful. Ibindi navuga kuri no event ni ibintu bijyanye na entrance fee cyangwa se amafaranga yo kwinjira. Muri uru rugendo twakoze rw'imyaka igiye kuba 10 True Promises ibayeho, twagiye duhura n'ibintu navuga ko abantu batumvaga, ariko kuri uyu munsi binyuze mu itangazamakuru ribikora neza, tugenda tubona abantu babyumva neza. Challenge narimvuze twagiye duhura nazo muri urwo rugendo ni ukumvisha abantu ko bagomba kwinjira muri event bishyuye amafaranga. Urwo n'urugamba navuga ko media yarwanye ifatikanyije n'abandi bantu babyumva, kuko nekereza ko muri abantu ba mbere bumva uruhare rwo kwishyuza event. Nta nubwo twabyita ko ari ukwishyuza, ahubwo ni ugusapotinga event kugira ngo imyiteguro irusheho kugenda neza, kuko ibyo dukora ni ibintu bispendinga amafaranga cyane, uhereye kuri imyiteguro, abaririmbyi indirimbo baririmba bazijyana muri studio barazitegura neza, cyongeyeho venue duteguriramo zikenera amafaranga menshi, cyongeyeho aba soundman cyangwa se aba technician badufasha ibijyanye no gutegura amajwi, ni abantu bakenera amafaranga. Ibintu byose mbese muri imyiteguro ni ibintu biba bikeneye amafaranga. So urwo rugamba kuri aho bigeze dubona abantu barushaho kugenda bumva babisobanukirwa, kandi turabibona ko mu by'ukuri media ariyo igira impact nini cyane yo kumvikanisha abantu. Buri ikintu media yavuze neza abantu babyumva neza cyane. Media nta nubwo ari mwebwe gusa, no mugenzi wanjye ibyo tuganira uko tuganira, iyo mubwiye positively ikintu nkakimubwira mu buryo buri positive agifata easily, ariko iyo ugicomplicatinze ukagikanika ukakiremereza, uwundi muntu ukibwiye n'uwundi aragikanika nawe yakibwira n'undi nawe akagikanika n'undi akagikanika. So ni muri ubwo rwego rero uburyo twatekereje ko abantu bazasapotinga ministry cyangwa se no gukavaringa some of the expenses tugira, ni mu buryo bwo kwishyuza amafaranga ya entrance yo kwinjira, aho twabiteganyije muri buno buryo bukurikira. Hariho ibyo twateguye bita kwishyura mbere y'umunsi wa event, kwishyura mbere ndetse no kwishyura umunsi wa nyirizina wa event. So abazishyura mbere biri mu byiciro bitatu. Hariho icyo twita VVIP, hariho icyo twita VIP, hariho n'icyo twita regular, imyanya y'icubahiro cyane, imyanya y'imbere ndetse n'imyanya isanzwe. Abazishyura mbere muri iyo twise regular bazishyura 7,000.
kwinjira. Hanyuma umunsi nyirizina wa konseri bazishura ibihumbi 10. Noneho mu myanya y'imbere abazishura mbere bazishura ibihumbi 10, ndetse umunsi wa nyirizina wa event bazishura ibihumbi 15. Hanyuma abazicara imbere abo twise VIP mbere bazishura ibihumbi 20, umunsi nyirizina wa event bishure ibihumbi 25. So nuko ntekereza event imeze iteguye. Bagenzi banjye bamfasha wenda kunyunganira umwe mu byo nagiye mvuga cyangwa se kongeraho ibindi, hanyuma tuze kubaha umwanya tuganire, kandi twabahaye ikaze muri sanga. Umuyobozi mukuru arakoze, nongeraho ibintu bikeya. Imwe mu mpamvu True Promises twifuje gutumira Benjamin Dube cyangwa tutatumye undi muhanzi uwo ari we wese, buriya abantu bose bagira umuroro modo baba bifuza kuba bakora the same. Mbese umuntu abantu bashobora kwita nka mentor wabo cyangwa umuntu bigiraho umunsi ku wundi. So True Promises kuva kera mu baramyi ku isi, n'umunyamuryango wese wabaza ashobora kukubwira ko our role model are spirit of praise. Spirit of praise, Benjamin Dube twatumiye niwe founder wa Spirit of Praise. Turi gutegura ni album ya gatatu tugiye gukora. Murumva ko umuntu ufite album 21 afite ibintu byinshi dushobora kumwigiraho. Ni umuntu umaze kugira ama albums menshi, umaze no gutwara ama awards menshi cyane cyane muri Africa, umaze kujya mu bihugu byinshi cyane birenga 15, umaze nanone kubona ama album amwanditseho we nka ayo bita ama platinum album zimaze kuba mu cyiciro cya platinum zigera kuri 5, na album nyinshi cyane ugereranyije n'izindi nyinshi cyane. Nk'iyo aheruka kuri recordinga bita Victorious in His Presence, irimo indirimbo zagiye zikundwa nk'ubu ngubu. Iyo yabaye gold mu minsi itarenze 10 album isohotse. Urumva ni umuramyi yo kwigiraho ibintu byinshi cyane. Nka True Promises tumwigiraho twebwe, n'abantu bazagerageza gukurikiza performance za True Promises muzabona ko wenda hari ukuntu dushaka kwigira kuri Spirit of Praise cyane cyane. So iyo ni zimwe mu mpamvu zatumye tumutumira. Dufite kuzaganira nawe byimbitse nk'abantu bakeneye gutera ikirenge mu cyabo mu bantu bamaze kugera kure. Icya kabiri wenda nanone atari yavuze ku bijyanye na events. Okay, ntabwo turi gutegura concert gusa, tuzategura concert, tuzategura kuganira nawe nanone by'umwihariko nk'abantu b'abanyamakuru cyane cyane mushobora kumubaza n'ibindi bibazo, tuzaha opportunity cyane twongeye tuganire nawe by'umwihariko nk'uko turi kuganira none aha ngaha, nawe tumubaze ibibazo dushaka. Ikindi turimo turategura nanone ko we na team bazazana nabyo ntabwo yari yabivuze. Bimenyerewe ko cyane cyane abahanzi bakunze guturuka hanze baza ari bonyine, wenda akaza ari umwe cyangwa n'umusound engineer wiwe. Twebwe mu byo twaganiriye nawe no muri contract dufitanye nuko bazaza ari team y'abantu 9, harimo abacuranzi n'ababakers. So twe turimo turategura ibyacu, nabo bari gutegura ibyabo. Hari ibyo turimo turaganira nawe cyane cyane ku ndirimbo zikunzwe hano mu Rwanda kugira ngo bazazikoreshe, kugira ngo abantu bazisange muri event. Ibyo nabyo bizaba. Ikindi nuko tuzasura urwibutso ku Gisozi, haba True Promises nawe ubwe na team yiwe bose bazabazanye. Tuzasura urwibutso, tuzarusura ari kwa gatandatu nimugoroba. Ikindi atagaragaje kuri Benjamin Dube azagirana ari kwa gatandatu, aza Saturday. So ma press conference tuzagirana nawe ko gusura urwibutso turabiteganya ko tuzabikora Saturday, umunsi wo kwa gatandatu akaba ari byo bizaba, kugira ngo ku cyumweru noneho tuzinjire mu munsi nyirizina. Ikindi ndibwongereho gito kuri True Promises, sometimes nyine abantu batekereza nyine ko turi hosting the Benjamin Dube, abantu bakumva nyine bakeneye kureba Benjamin Dube nyine nk'umustar wazamutse cyane. Ariko ku ruhare rwa True Promises turimo turategura ibintu byiza cyane nka True Promises.
turimo turakora nkaho event nubwo abantu kubera Benjamin Dube ari umustar cyane kuturusha ariko ntago turi gutegurira cyane Benjamin Dube True Promises twisize. Ntekereza ko n'abantu bashobora kuzatungurwa cyane cyane na True Promises kurusha uko bazatungurwa na Benjamin Dube kubera ko ntago tuzahora duhostinga abahanzi ahubwo tuzahora dukora ibikorwa byacu nyirizina. So event nuko iteguye yakomeje kubisobanura izabira mu Ntare Conference Arena ni place nziza. Ngiye gusobanura kuvuga n'akandi kantu gato bimwe byatumye dutekereza Intare Conference Arena mu Rwanda. Hari ahantu henshi ho gukora ama concert, hari henshi cyane ko ama event menshi tugenda dukora agiye abera ahantu henshi cyane, ariko zimwe mu mpamvu zatumye ducuzinga Intare Conference Arena iri muri salle ziri kuri standard nziza zifite ibikoresho bihagije kuberamo event. Icya kabiri iri muri salle zipresentinga igihugu neza nk'umuntu w'umuramyi umenyereye gukorera ama event mu masare meza ameze neza. Iri muri salle nziza izahesha ishema igihugu cyacu. So nacyo kiri mu bintu byatumye ducuzinga Intare Conference Arena. Ndumva ari ibyo ngibyo cyane byatumye ducuzinga ari ahantu kubera ko iri kuri standard nziza zijyanye n'ama events. Dusubize bimwe mu bibazo mwabajije. I hope ko wenda nabyo bishobora kuza kubyara ibindi bibazo wenda mu byo turi bugende dusubiza birashoboka. Ikibazo cya mbere Calvin yabajije kuki twapanze conference, ese hari indi press conference ihari Benjamin Dube yahageze? Nicyo kibazo yabajije. So impamvu ya mbere ino press conference turabizi neza yuko mu iterambere rya muzika media ni imwe muri sector nziza ishobora gutuma event iba successful. Ibyo ni ibintu umuntu aramutse abyirengagije so sinzi ikintu yaba yishingikije cyane cyane kubera ko tudakoze no press conference tuba updating nk'abanyamakuru cyane tunamare bimwe mu bibazo abantu bibaza tugerageze kubisubiza kubera ko ari mwebwe cyane abantu babasha kubaza ibibazo byinshi cyane mushobora no kubisubiza bikumvikana cyane bitewe n'uko abantu bakurikirana cyane TVs, radios, basoma ibinyamakuru cyane. So niyo mpamvu takwirengaza no press conference. Cyo ni cyambere. Cya kabiri press conference yindi irateganyijwe Benjamin Dube yahageze. Impamvu twayiteganyije ni iki? Nuko uriya muramyi ntago twe twenyine True Promises dukeneye kumwigiraho lokale mu by'ukuri, ntago twe twenyine dukeneye kumwigiraho n'abandi bantu bose. Nta nubwo tuzayishyiramo abanyamakuru gusa na True Promises gusa, turifuza nuko izabirimo na bamwe mu pastors ndetse kamo n'abaramyi bandi bacu mu gihugu kubera ko atatwe twenyine dukeneye kumwigiraho. Bakazaba barimo abaramyi bacu intano bo mu gihugu nabo bakamubaza ibibazo bashaka bakamwigiraho akatuganiriza nk'umuntu umaze gutera imbere, n'abandi pastors ko mu bishop ukomeye cyane witoreye bita high place. So n'abandi pastors bakaba bamubaza cyangwa bakaba yabaganiriza mu bikintu runaka. So nicyo kintu twatekereje ko ntago dukeneye kumwigiraho twenyine mu by'ukuri, dukeneye gusharinga n'abandi bantu icyo kintu. Ikindi cya kabiri ubwo umuyobozi mukuru yagisubiza ntacyo turagenda tubisharinga. Jedeo yabaje ngo kuki twayise True Worship Live Concert. Mu by'ukuri twagiye dukora ama event menshi atandukanye kandi afite titles nyinshi zitandukanye. Kugira ngo murazi ko iyo duherutse gukora mu kwa mbere yitwaga Himbaza Live Concert. So twagendeye ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 4:23 aho havugwa ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data mu kuri no mu mwuka bayisenga mu kuri no mu mwuka. Donc mu cyongereza ni wavuga mw'iryo jambo true worship bahimbaza Imana mu kuri. Donc ni nk'iyo ntego cyane nyamukuru twatekereje noneho tuyisanisha na vision yacu yitwa True Worship yo muri direction ya music. Ngira ngo nabibasobanuriye neza uburyo vision yacu ivuga. Iravuga ngo True Worship, True Prayer and True Words of Life. Donc izo argument ko ari eshatu zigiye zifite aho ziconcerning. True Worship iconcerninga muri music,
true prayer ikonsaninga muri intercession, true words of life ikonsaninga muri evangelism. Ibyo byose ni ibintu bihuriza hamwe kugira ngo bimekinge ikintu kimwe twakwita ku impactinga isi mu bantu batandukanye.